Iyo abantu bavuga iterambere ry'u Rwanda akenshi amaso yabo ahita yerekezwa mu mujyi wa Kigali, umurwa mukuru w'u Rwanda wamaye kubera isuku, imihanda igezweho ndetse n'uburyo wakomeje kwaguka ku muvuduko udasanzwe. Ariko se nyuma ya Kigali nihe mijyi ishobora gufatwa nk'ikomeye kurusha indi? Iki si ikibazo gisubizwa n'umubare munini w'abatuye uwo mujyi cyangwa se ubunini bwawo, ahubwo ni ugusesengura uruhare buri mujyi ugira mu bukungu bw'igihugu, ibikorwa remezo, ubukerarugendo, uburezi, ubuvuzi ndetse n'icyerekezo cy'iterambere cyawo. Muri iki kiganiro tugiye gutondeka imijyi 5 ya mbere yuje ubwiza yunganira Kigali. Turava ku mwanya wa 5 mpaka tumenye umujyi uri ku mwanya wa mbere nyuma ya Kigali. Duhereye ku mwanya wa 5 haraza umujyi wa Nyagatare. Uribaza ngo Nyagatare gute? Mu myaka mike ishize Nyagatare niyijyaga ivugwa mu mijyi ihabwa amahirwe yo gutera imbere, ariko ko imyaka yagiye ishira ibintu byatangiye kugenda bihinduka. Uyu mujyi uhereye mu burasirazuba bw'u Rwanda, ukaba ari imwe mu mijyi ifite ubutaka bunini kurusha indi. Ibintu byawuhaye amahirwe yo kuba igicumbi cy'ubuhinzi n'ubworozi. N'ahandi mu Rwanda hagaragara amashyo y'inka ku bwinshi nk'ibigaragara muri Nyagatare, ndetse iyi nayo mpamvu abenshi bayita igicumbi cy'amata y'u Rwanda. Ibi ngibi bikaba bituma abahinzi n'aborozi bo mu karere ka Nyagatare bagira uruhare runini mu kugaburira igihugu. Rero binyuze mu musaruro uturuka muri Nyagatare, inganda zitunganya amata ndetse n'amasoko yo hirya no hino mu gihugu bikomeza kubona ibyo zikoresha. Ikindi gituma uyu mujyi uba ufite agaciro ni uko uri hafi y'umupaka wa Uganda. Ibintu biwugira umwanya mwiza mu bucuruzi bwambukiranya imipaka. Ikindi nubwo ibikorwa by'ubukerarugendo n'inganda nini bitaratera imbere cyane, Nyagatare ifite amahirwe menshi yo gukomeza kuzamuka mu myaka iri imbere. Naho ku mwanya wa 4 hari undi mujyi mwiza, umujyi utuje, umujyi wa Muhanga. Mwese murabizi neza ko iyo uvuye mu mujyi wa Kigali werekeza mu ntara y'Amajyepfo cyangwa se mu burengerazuba, biragoye ko utanyura i Muhanga. Uyu mujyi uri hagati mu gihugu ndetse n'umwe mu mijyi ifite umwanya mwiza ku ikarita y'u Rwanda, ndetse ibi byatumye uba ihuriro rikomeye cyane ry'abagenzi ndetse n'ubucuruzi. Iyi Muhanga ni umwe mu mijyi yabayeho kuva kera nk'isoko rikomeye cyane ry'abaturage bo mu turere dutandukanye, ndetse kugeza n'uyu munsi uracyafite umwanya ukomeye cyane mu bucuruzi. Ikindi kiwugira umujyi w'ingirakamaro ndetse n'umwihariko nuko ari umwe mu mijyi ndetse yegereye Kigali cyane kurusha indi mijyi yo mu ntara. Ibi ngibi bigatuma abantu benshi bakorera cyangwa bakahashora imari, ndetse mu myaka ishize imihanda, amazu y'ubucuruzi ndetse n'ibindi bikorwa remezo byagiye bikomeza kwiyongera, bituma uyu mujyi urushaho guhindura isura. Naho ku mwanya wa 3 hari umujyi wa Huye. Hari igihe Butare yafatwaga nk'umujyi wa kabiri ukomeye mu Rwanda mbere y'uko igihugu kigabanywamo intara mu buryo bushya. Uyu munsi Huye iracyafite amateka akomeye ndetse ikaba ikomeje kuba umutima w'uburezi n'ubushakashatsi mu Rwanda. Aha niho hari ishami rikuru rya kaminuza nkuru y'u Rwanda, abanyeshuri baturuka imihanda yose ndetse no hanze y'igihugu baje gushaka ubumenyi muri uyu mujyi. Ikindi gituma uyu mujyi wihariye ni ibitaro bikuru bya kaminuza ya Butare. Aha ngaha niho hari CHB. Ibi bitaro ni bimwe mu bitaro bikomeye mu gihugu kandi bigishirizwamo abaganga. Uyu mujyi ukaba kandi ufite amateka yihariye, kuko ibikorwa byinshi by'uburezi bwo mu rwego rwo hejuru byatangiriye muri aka gace. Nubwo ubukungu bwawo butihuta nk'ubwa Rubavu cyangwa se Musanze, Huye ikomeje kuba umujyi ufite agaciro gakomeye mu kubaka ejo hazaza h'u Rwanda binyuze mu burezi ndetse n'ubumenyi. Tugiye ku mwanya wa 2 turasanga umujyi wa kataraboneka. Uwo nta wundi umujyi wa Rubavu. Iyo uvuze Rubavu aka kanya uhita utekereza ku mucanga ku mazi. Ariko Rubavu si ubukerarugendo gusa, kuko uyu mujyi ni umwe mu marembo y'ingenzi y'ubucuruzi hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Buri munsi ibicuruzwa byinshi binyura muri Rubavu, ibintu bituma ubukungu bw'uyu mujyi bukomeza gukomera. Ikiyaga cya Kivu, amahoteli menshi, ibikorwa by'imyidagaduro ndetse n'amato akora ingendo muri iki kiyaga, byose byatumye Rubavu iba imwe mu mijyi ikurura abantu benshi. Ikindi gituma Rubavu itandukana n'indi mijyi nuko ifite ikirere gihora gikonje ndetse gikurura ba mukerarugendo benshi. Ndetse usanga mu bihe byinshi by'umwaka Rubavu yakira abantu baturutse Kigali cyangwa se hanze y'u Rwanda baje kuruhuka ndetse no gusura ikiyaga cya Kivu. Tugiye ku mwanya wa mbere turasanga umujyi wa Musanze. Aka kanya ndakeye kwisutungurwa, gusa reka nkubwire impamvu. Kuko niba hari umujyi ukomeje gufatwa cyane nk'uwigaragaza cyane nyuma ya Kigali ni Musanze. Uyu mujyi uri mu majyaruguru y'u Rwanda, ukikijwe n'ibirunga 5 byiza cyane, ibintu bituma umwe mu mijyi ifite ubwiza bw'ikirere ndetse n'ibindi biwukikije byihariye. Ariko icyamamare nyacyo cya Musanze kiri muri parike y'igihugu y'ibirunga. Aha niho haboneka ingagi zo mu misozi, inyamaswa zikurura ba mukerarugendo bakaza baturutse ku migabane yose y'isi. Abakuru b'ibihugu, abahanzi, abaherwe ndetse n'ibyamamare byinshi byo ku isi bimaze gusura aka gace, ndetse ubukerarugendo buturuka kuri izi ngagi bwinjiriza igihugu amafaranga menshi buri mwaka. Uretse izi ngagi, Musanze ifite n'irindi banga. Ibiyaga bya Burera na Ruhondo
ndetse aha ni ahantu nyaburanga hakurura abantu benshi. Mu myaka ya vuba amahoteli n'ibindi bikorwa remezo byo kwakira ba mukerarugendo byakomeje kugenda byiyongera, ndetse iyi niyo mpamvu Musanze ifatwa nk'umujyi wa mbere ukomeye ukurikira Kigali. Dusoza ndakubwira ko Kigali nubwo ikomeje kuba isura y'u Rwanda mu rwego mpuzamahanga, indi mijyi nayo ikomeje kugira uruhare rukomeye mu iterambere ry'igihugu. Ahangaha twabonye ko Nyagatare ikomeje kuba igicumbi cy'ubuhinzi n'ubworozi, Muhanga nayo ikaba ihuriro ry'ingendo n'ubucuruzi, ndetse Huye igakomeza kuba umutima w'uburezi n'ubushakashatsi, naho Rubavu yo ikiyubakira izina ku bucuruzi ndetse no ku kiyaga cya Kivu, mu gihe Musanze yo kubera ubukerarugendo mpuzamahanga ndetse n'ibikorwa remezo ikomeje gufatwa nk'umujyi ukomeye kurusha indi yose ikurikira Kigali. Ariko uko imyaka izagenda ishira birashoboka ko urutonde ruzakomeza kugenda ruhinduka, kuko buri mujyi uri guhatanira kugira uruhare runini mu kubaka u Rwanda rw'ejo hazaza. Murakoze cyane, reka duhurire no mu bindi biganiro, turabakunda cyane.